rero mubakasi niba hari ikintu nishimiye ni ukubona turi kumwe umva nyine kuba twarabanye byonyine ni ibintu bimara ku mutima urumva nyine umva rwose nta wundi muntu ngiye nshobora gutekereza iyo turi kumwe bwawe njye mba numva mu mutima wanjye nyuzwe buri mugore ni ukuri nishimiye nanjye kuko nari ntegereje pe kandi warakoze kuza mu buzima bwanjye. Ese reka twitegure tujye ku kazi. sheri rero ndabona ibyo byose amasaha yagiye ndabona amasaha yagiye ngiye kujya ku kazi nta gihe mfite cyo gutinda Ese kugenda mvanje ingwe breakfast. Divi, aya ngaha tu. Kazi. Banguka teguka amasaha yagiye. Ese kuba watinze. Ushaka kuri munyaga ntabwo azongera. Sekretari yo kuna bureba. Kesi. Twatinze uyu muri usigaye ufite ntabwo ari mwiza ugomba kujya ubyuka ukandamutsa sibyo hanyuma ntabwo ugomba kubana neza sibyo mushiki wawe nawe nka musaza wawe mukagirana inama ukabana neza sibyo nkuko nanjye na mama wanyu sibyo byiza se nanjye rero ntabwo yishimiye ndabishimira kuba muri abana cyane nizeye mufite n'icyizere yuko bazavamo abantu bazima ku ishuri biragenda nta kibazo turimo turatsinda usibye wenda utubazo tumwe na tumwe n'ibikoresho by'ishuri hariho ukuntu turi gusanga nyine dufite amakayi make ugereranyije n'amasomo twiga kandi kuko yarambwiye ngo nta n'ikorana afite akana gasigaye gato ibikoresho by'ishuri kandi yaravuye ahangaha byose kandi ukabara yabijyanye ngo babyibye akansanga muri kurasi arira mana yanjye kikanirira akarindazi rero bwamujya bwamugende uretse ko ngiye kumva ubujyamo ndumva amazi kiri ko gishyushye ubujyana mu cyayi gusa ese wari kandi ese kubyara gagiye guhera umwana oya ntagiye nitugera mu ishuri se ufite amafaranga ya kantine kutari muri arya wasanga ajya kwibeta akajya muri kantine ubuzima bwacu umuhungu wanjye n'umukobwa wanjye biryoherwe murakoze mama natwe nyine ku kazi baba aho ngaho ni stress gusa ntabwo byenyemeye n'indwara oya nyine hari utubaga twiza tugezweho wowe muri siyo imibare myinshi urabona amasaha yanjye ngiye kujya mu kazi mukoresha ibikoresho mufite hanyuma ninza kuva mu kazi tukaza kureba ko tutetse sibyo ngiye rero ndumva nahaze kanjya ku baga yanjye mfite ubwo nkomeze nyikoreshe ese nanjye nzane yanjye sibyo ariko uyu mwana arateta sigaye nanuma nakabaye mutuma umusaza wawe se papa ese rero umva nshaka inkweto ntabwo dufite baya izo mfite nanjye ntabwo shaka izihe zimeze gutya ndashaka akajodana ako nzaka kumenya akoze mama ubuzima bwacu mama abana twigana bose usanga ari two baje bambaye kandi nanjye bari nta kibazo nayikunze akoze mama ugira ebyiri ndagukunda ariko rero ndi kuba njyenyine nshaka no kumwita ese ibaga yanjye ariko jya ubamahesha hamagara kajya mama mama ese yanjye Divina kese kuko karamesa zanira umwana ibaga ujyana ajya ariko kunsuzugura gusa aya marate nabonye uyu amwe maremare nashyize wayihanaguye se gahanaguye intoki ujya ureba neza ko ibyo ujyanye ku ishuri bisa neza sibyo yambaye inkweto ze z'ikitwaye hano uyu munsi ucunge neza ibikoresho
hanyuma rero umuranga sibyo ntihagire uwo muhagarara nanjye bazajya bagupima bakuru nawe byanjye oya se kandi saba nyine none oya ntabwo wabinkora nanjye nzajya mbigukora da ya turagenda n'amaguru cyangwa tugateka kuko mwana ngiye guhamagara umuntu aza aduha karite ubundi rero wanjye nubwo wabigize nabi ariko hari igihe kigera ube wamenye kameze neza sheri rero ndabona amasaha yagiye gusa ntabwo nabura kukubwira ko rwose urakoze cyane gutegura akantu runaka iyo ngeze mu kazi buriya nirwa naguwe neza so rero ntabwo nabura cyashize ariko n'ubundi ndajyana aha ngaha cyari kiryoshye byatari wakoresheje umwenya niba ko dufite impumuro nziza ndabona bari no kumuhamagara cyane ubu ngubu amasaha yagiye uze kwirirwa neza ntabwo ari ngombwa ibintu byose biza fureshi ndabikunda divine karame mabara ziyanduriraga ngwino wandurire ku meza kugira amafaranga ntushoboye uhinda ufite amafaranga nta n'ikintu akumariye nta kintu yakumarira ntacyo rwose reba ahantu heza nk'ahangaha badusohokanye hari ibiti byiza mpamvu ubona mba nafashe akanya na nyoko tukazana hano kugira ngo tugire gute twinjoyinge ubuzima sibyo buriya dufite amafaranga menshi namwe kera nimukira muzajye mufata amafaranga mugerageze kuryoshyaho gatoya niyo byaba gatoya ariko bikagaragara ko hari ahantu byibuze mwagiye namwe mwishimye nese ubundi papa ngurira nk'akamodoka yenda nkajya nitwara ku ishuri papa imodoka nk'eshanu zose ufite wenda icyo cy'imodoka cyo aka kanya biragoye gusa hariho imodoka zabugenewe zo gutwara abanyeshuri ubu ngubu wowe rero kuvuga ngo ndakugura imodoka aka kanya ntabwo byashoboka ngo bifatanye no kwiga kuko bayikuguriye nanjye bayimuriye ubwo uracyari umwana aregana nahoze mvuga ko nshaka kwiga automobile banjyana mu bintu by'amasiyansi ntabyo nshaka ariko papa njyewe nutanayigura ndasevinga n'ubundi nzayigurira oya ntabwo nakwemera gutunga imodoka ukiga mu ishuri banza urangize kwiga nzagushakira perime hanyuma uzagire gute uzabona gutwara mama wagiye umvugana uzabanza wiga urangize nk'uko twabikubwiye sibyo nanjye ndagushyigikira gusa uyu mwana afite inzozi nziza uramwumva hirwa wowe ufite izihe njyewe kuba utavuga njye se ko nabwiye ngo njye kwiga automobile akaba ni umunebwe rwose ari yarakunaniye mwayo mukaba muzi ko byanze ariko buriya muramutse munyemereye mukangura nk'akamodoka nk'uko kese ari kubivuga nanjye ibintu byaba bimeze neza hari amabizinesi menshi nagenda nkora nko gutwara abantu mugire mwige nka dore ndanirwariye byibura nzagira ngura imodoka bitari byagiye ese mami wagiye uvugana na divine divine se uzi ko arimo aranywa fanta arimo agira gutya no mu makesi nagize ngo mu makesi hari ikintu namubwire buriya kuba ufite umukozi mu rugo ntumwiteho nabyo buriya ni ikindi kibazo divine mwitaho dukwiye kureba ukuntu twagira ukuntu tuzamura akandi kantu sibyo tukaba twamugurira nk'agapantaro keza nawe agasigaye ariko neri pasi murupa inzu yose nyeze mabuja murakoze icyo bisaba ni iki wowe jya wita ku nshingano zo mu rugo sibyo hanyuma divine anyitaho mu burwayi bwanjye niwe umfasha niwe nyitaho niwe tubarana igihe kinini cyane ubwo rero tuzamuhemba ni ukuri mabuja nanjye ni ukunda gushimira urakoze cyane kuba waremeye kumva nyine nawe mama wakana we ntugire ikibazo ari imyenda iri kunyangaza kukureba n'imyenda hanyuma rero namwe sibyo se dade kuba ari kuguhamagara cyane na telefone nirwa muhitabe wareka ngakina karaga ubwenge
hanyuma rero namwe ikintu basaba sibyo umukozi wo mu rugo sibyo aradufasha imirimo namwe mukwiye kujya mugira gutwumwubaha sibyo umuntu yaje gukorera mu rugo nawe ni umuntu nk'abandi tugomba kubana neza sibyo sangwa iyo nanjye namwogereje inkweto neza mpa n'amafaranga maze ubundi yampaye ufata ijana neza divine kuko niwe umfasha cyane murabizi ko nkunda kurwara cyane aramfasha rero ariko mama ndikubona nawe utameze neza. ntabwo meze neza ubutaha rero tuzajya Mariyoti. ese mama nta kuntu urajya kuvuriza nko mu Buhinde ko mu Burundi mufite amafaranga? tuzareba umugabo wanjye Ndaje gatoya. ndagiye se Ndaje. tebuke Halo? Mwaramutse neza Jessica. reka nzizere ariko biragoye ko umuntu yasohotse neza kugira ngo insohokane kandi nkaza kuzizera ariko ntabwo amahirwe yanjye ariko kumenya ko nanjye mbona umwanya wawe ntabwo wabwongereza by'umwihariko wawe kandi ufite dukunda ariko ndagukunda ntabwo kugira ngo wamusohokane nanjye tumenye ko dusohoka tukagira ubuzima Ndabyumva rwose. Ngiye gukoresha uburyo ki bwose bushoboka. Tuzajya duhura nka kabiri mu cyumweru. Noneho ubu nabyiyemeje. Wowe rwose mbere imfura umva ku buryo ngewe nzagukora icyo ushaka cyose. Subize se ko mukunda my honey my shushu. Rero iyo mbwiye ibyo bintu umva mpita numva nyine ari bwo urukundo rugitangira byagara. Ariko uzi ko buriya waje ukenewe mu buzima bwanjye rwose umva bose nabigeranya nk'icyaha mbega ntabwo ugereranywa. Hariho n'igihe nicura nyine nkakubona mu maso yanjye urabagirana nk'akazuba nyakagize neza. Sijye mba nkubwira nyine wakinyera. Ni ukuri nkora ku mutima pe. Buriya rero uriya mugore wanjye nyine nandi kukubwira. Nubwo tubanye nyine igihe navuga ko ari kirekiremo gakeya, hari igihe nyine mbona nkabona ntabwo bijyanye, ntabwo nyitaho ko bikwiye nkawe. Ariko wowe umva icyizere cyose ndakiguha. Ubwo rero dupanga igihe cyo guhura dore ndanagukumbuye. Wow, ibyo rero ni ibintu rwose biri cyane mbaga ndi no kurota cyane. Sawa rero reka mbe nkuretse ngende mu kazi dore n'amasaha aragiye. Gusa bizirikane ko I love you so much. Sawa. umutima wawe divine umutima wawe divine aranyumva se divine gusa kuko ndamukura ndakura umuntu umfasha abana banjye ubwo ko ngiye gupfa abana banjye ngiye kubasiga divine umugabo nawe nta telefone mfite ndamuhamagara ewe ndapfuye ku ishuri urumva turimo n'iki n'iki yanjye bagiye kugira ibyo gusubiramo amasomo bageze bazanye iki ese ahubwo noneho amakaramu ntabwo yataye. noneho nazanye kamwe konyine barangije tubwire ko mama se kandi umva ndamucyuye inzoga arabyumva aha
byumva ariko oya ndareba yambaye inkweto mwese kukugura inkweto bivuze ngo arangura n'ikaramu mana abana batoya aho ubwire ndate Jakora nisanga papa rangi bakamubwira ko ndi mukuru. Shabwe mama. Shabwe ngiye ndumva nameze neza. Rwose. Uzi meze ute? Ndumva nazi. Shuwa. Abana basafu. Nishimiye ko nabahari. Kandi nawe ufunguzo ufite. Turabigenza dute? David, ese tuve narahari. Reka tujye kureba igitabo cy'ikaramu. Tujye mu gikari turebe natwe wasanga n'abandi bantu. Wasanga rero bagiye. Mama. What? Mama. Mama bimeze bite? Mama byuka. Mana nyagasani mama yabaye telefone. Mama wabyuka. Mama. Ibi ni bice bigira dute? Mama wabyuka. Mama ntabwo wadukora. Mama byagenze bite? Mama yabaye iki? Bose se telefone irihe ngo mpamagare dadi? Mama. Reka tube tumuryamishije. Turebe niba twabona umuntu ndi kumubona. Mama wabyutse. Mama wamvugisha. Mama ni Sambo. Mama yabaye